nabonye filime nyinshi. Ni filime musabwa kureba ukayirebesha n'abandi. Iyi filime nuyicikwa nta nindi filime uzigera ubona. Umusazi umugabo ni umusazi cyangwa se abantu baba barwaye mu mutwe. Ese nyoko papa wanjye ni umusazi. Oya wa mwana we, none se papa wanjye kuki atameze nk'abandi babyeyi baba papa? Kubera ko papa wawe afite imyaka nk'iyawe. Muri make papa w'umwana nawe ni umwana mu mutwe. Maze kuvuga ugasanga asa arwaye mu mutwe. Barakwereka umupapa yagiye gukina n'akana, akana karanyerera karapfa. Akana karanyereye karapfa. Umugabo yirwariye mu mutwe. Barangije bamushinja ko ariwe wanize akana kakarohamisha kakica. Kandi we yirwariye mu mutwe ni umusazi. Nta nubwo yabasha kwivuganira. Bimeze bite papa? Umugabo wanyiciye umwana nzamugira urugero bamumanike. Nzamubona bamumanitse. Yishe umwana wa generali ariko ntago yamwishe. Umugabo dore ngo baramujyana muri gereza. Ubundi nta musazi ufungwa cyangwa se umuntu urwaye mu mutwe, ahubwo bamujyana mu bitaro. Uyu mugabo icyakira muhama ndetse agiye gukatirwa urwo gupfa. Muri cyagiye ibyiringiro byose yabyagiye. Dore ngo barafunga umusazi muri gereza. Ibintu bitabaho. Bamurenganya bavuga ngo yishe umwana. Nyagasani, uriya mugabo baramushinja kwica umwana w'umuyobozi. Umva ari mde wamutabara muri mwe. Papa yari afite n'akana. Batangiye kumanika imigozi. Bimeze bite? Ibi byose nibyo uzabona muri aka filime. Gute nta kintu twakora tubona umuntu ari kurengana? Ntabwo nshaka gupfa, ese ntabwo nshaka kuba marayika. Ese papa nuramuka ugiye mu ijuru ninde uzanyitaho? Cyase nuramuka upfuye? Iyi urasabwa kuyirebesha n'abandi. Bayise Miracle in Cell number 7.